Ku bufatanye na leta ya Korea binyujijwe muri Koika, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyazanye systeme ya IBM ivuguruye ije ikoresha mudasobwa na internet, hagatangwa inyemezabuguzi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubu buryo buvuguruye bwa IBM ntibuzajya bukoresha SIM card nk'uko izisanzwe ziyikoresha, ahubwo bisaba ko uhawe program cyangwa se software ya IBM agomba kuba afite internet ku buryo byoroha mu guhuza amakuru atandukanye. Iyi system ijisanga hari izindi mashini zitanga inyemezabuguzi zatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2013. Komiseri w'imisoro imbere mu gihugu Bwana Kayigi Habiyambere Aimable avuga ku kamaro kayo, yongeyeho ko noneho yije ihuza amakuru ku buryo butandukanye kandi mu buryo bwihuse. Nuko ku ruhande rw'abasora ibafasha gukurikirana stock zabo umunsi ku wundi, akamenya ngo si ukumenya gusa amafaranga yacuruje cyangwa agaciro k'ibyo yacuruje, ariko ashobora no gukurikirana stock ze ahari hose. Bimufasha rero no kumenya igiye kurangira, yahita ahindura, ubwo ndavuga kuri mu bucuruzi bwe umunsi ku wundi, ariko bikanamufasha no kumenya ngo yaranguriye kanaka ibingana gutya, yewe n'abakiriya be, no kumenya abakiriya be, no kumenya bamurangurira cyane kurusha abandi umunsi ku wundi. Ariko kuri Rwanda Revenue natwe ituma dukurikirana ibikorwa by'abasora bacu umunsi ku wundi, kumenya ibyo bacuruje, kumenya movement za stock zabo, ariko bikanaborohera igihe cyo kujya gukora imenyekanisha ry'umusoro wa TVA usanzwe umenyereye, kuko ni just a click of button. Biba byoroshye kuko ashobora kumenya ibyo yacuruje byose, ariko no kumenya ibyo yaguze byose icyarimwe, noneho agahita akora declaration mu buryo bumworoheye. System ya mbere hari utubazo ko twari dufite, iyishya idukemurira ngo kumenya transactions umunsi ku wundi, ariko si transactions gusa, wenda nuko mbikubiye muri ayo magambo, aho umuntu yatekereza ko ari ukumenya amafaranga yacurujwe ku munsi, ariko no kumenya n'ibicuruzwa ubwabyo biba byacurujwe. Hari ukubihuza na data zacu za customs, ariko of course ikiruse ibyo byose hano gukurikirana umusoro mu buryo bwiza umunsi ku wundi. Ngira ngo bari baberetse data hariya no kubasanzwe bakoresha abo ngabo barasanzwe bakoresha IBM, nubwo barimo gukoresha iyi new system, ariko nabo babonye ko contributions zabo kujyanye n'umusoro zagiye ziyongeraho. Kuva imashini za IBM zitangiye gukoreshwa mu Rwanda, umubare w'abazikoresha wavuye kuri 936 mu mwaka wa 2013, ubu bakaba bageze ku 14300 muri uyu mwaka. Imashini za IBM zo zari 1007 mu mwaka wa 2013, ubu harabarwa imashini 16900 muri uyu mwaka zikoreshwa. Umubare w'imashini ugaragara ko usumba w'abazikoresha, kuko hari ubwo umucuruzi umwe ashobora kugira imashini irenze imwe bitewe n'amashami afite y'ubucuruzi. Komiseri w'imisoro imbere mu gihugu Kayigi Aimable agaragaza ko IBM yatumye umusoro wa TVA wiyongera. Ubusanzwe uyu musoro ni umusoro uba watanzwe n'abaguzi ba nyuma. Iyo IBM ikoreshejwe neza rero wa musoro ugera neza mu isanduku ya leta. Mu by'ukuri IBM yadufashe ku kigero gikomeye cyane, kuko hari ubushakashatsi bwayikozweho mu gihe cyashize, ku buryo umusoro ubwawo twakira wa TVA yari yawongereyeho ku kigero kiri hagati ya 6.5% n'8%. Ningira ngo nigeze kubivugaho ko umusoro wa TVA ni umusoro w'ingenzi, ni wo musoro wa mbere winjiza amafaranga menshi kuri leta, kuri Rwanda Revenue. Niyo mpamvu kuyikoramo izi investments bifite impamvu mu by'ukuri kuri Rwanda Revenue bidufasha kwakira uriya musoro neza, kuko ni umusoro kunyereza biroroshye. Murabizi namwe muri abaguzi hirya no hino, aho ushobora kujya ntuhabwe inyemezabuguzi, nuko mu by'ukuri wowe wabikoze ababikoze azi ibyo ari byo, abashatse kunyereza wa musoro. Iyi system rero ihuza données zose za customs, imports, umuntu aba yakoze ibyo batumije mu mahanga, ibyo aba yacuruje, movements za stock. Ntago navuga ngo ntibyashoboka, ariko nta nubwo byoroshye kukata ku ruhande iyo ibyo byose byakurikijwe muri izo nzira, kuko system ya mbere ntago yahuzaga izo data za customs
byashobora kuba atatanze fagitire kandi ibyo bintu yarabizanye ntushobore kubihuza. Ubu rero ihera mu mizi, ihera mu guhuza stock ikazakurikizaho noneho kugaragaza igicuruzo uko kiba cyakurikiranye. Mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro uburyo buvuguruye bwa EBM faze yayo ya kabiri, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyashimiye ubufasha bwatanzwe na leta ya Korea ibinyujije mu kigega cy'iterambere KOICA. Ni umushinga wakozwe mu gukora porogaramu yifashishwa mu gutanga inyemezabuguzi no guhuza amakuru y'ubucuruzi, ukaba waratanzweho hafi $1,200,000 by'amadolari y'Amerika. Ambasaderi wa Korea mu Rwanda Kim Ung-jong yashishikarije abasora kwitabira gukoresha iri koranabuhanga kugira ngo ibyo bakora birusheho kuba mu mucyo. I would like to emphasize that EBM 2.0 is also beneficial for taxpayers. Ndashaka gushimangira ko EBM ya kabiri ari ingirakamaro ku basora. Izafasha ibigo by'ubucuruzi gukorera mu ikoranabuhanga kandi bigira imibare iri mu mucyo ku bucuruzi bwabyo. Ifite kandi uburyo bw'ibaruramari rinoze ndetse ikanagaragaza uruhare ku misoro. Ifasha buri gihe usora kubona raporo ngaruka kwezi y'ibyakozwe. Niyo mpamvu usaba gukoresha EBM ndetse n'abahagarariye abasora kwifashisha ubu buryo bushya. Ku ikubitiro hari abasora bahawe iyi systeme nshya ya EBM bagera kuri 56. Mu gihe cyo kugerageza bahawe mudasobwa irimo iyo systeme ndetse na imprimante yo gusora inyemezabuguzi. Nyuma y'igihe gito bayikoresha ubarishimira ibyiza byinshi bayibonyemo bakaba bayivuga ibigwi. Hari ikibazo kiri rusange twajyaga duhura nacyo kijyanye na EBM receipt. Icyambere gusibama. Ugasanga ufashe facture uko wayibika uko ariko kose. Ushyizemo urayifayilinze. Nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'iminsi runaka ukaba utanasoma ibiriho. Iyi ngiyi nshyashya ntago ariko biri. Receipt ntanga y'iyi EBM nshyashya. Iyo umukiriya data ziri kuri iriya natanze nizo data nanjye nsigarana. Gusibama never. Ntago bikiriho. We got free training on how to use it. Aha Mbabazi Janet aravuga ko babonye amahugurwa ku buntu y'uburyo iyi system ikoreshwa, nyuma babaha system ku buntu, akabatekereza ko iyo bayigurira byari kubahenda. On the market to buy it, I think it's a bit expensive. This is a system Rwanda. Gana Deepak Ganatra avuga ko iriya system y'ikigo cy'imisoro n'amahoro ari iya mbere muri Afurika, ko yakoreye muri Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Akaba yemeza ko iyi system yo mu Rwanda inoze 100%. It is user friendly, as in it is not difficult to use. Aha Mbabazi Janet aravuga ko yoroshye kuyikoresha, ko mu gihe adahari hari undi mukobwa yabashe kuyigisha kandi ko byabatwaye tunota duke kugira ngo ayimenye. For her to grasp how to use it. Ikindi ngo nuko ibika neza amakuru y'umukiriya ko nk'umgiye atakaje fagitire ye agaruka bakongera bakayimusohorera. Loses his or her receipt, he can come back and then we reprint it again. Geranyije ni ya mbere, EBM ya kabiri ikidufasha kireze ku ya mbere nuko yo ibyo ukora riri ubu bibona mu buryo bugaragara mbere yuko ingibwo ntitwabaga tubireba. Ni ikindi cya kabiri navuga yirebye kuba customers bacu ku bakiriya riri iyo usizemo tin number mbere hano ntago yakwerekaga amazina ya company, ariko automatically hano amazina ya company ahita yizana. Iyo by'umwihariko ukwezi iyo kwabaga gushize nshaka EBM report, monthly report, ngasanga yenda ntiya reportinzi, aka kamashini gatoya byasabaga yuko ngaterura akajyana muri Rwanda Revenue EBM Project Department bakandebera, hakabigiye bakubwiye ngo jya kuri supplier wawe, ubwo niba Pagamone cyangwa hehe byigeze byambaho, hajya kuri Pagamone cyangwa se Inzovu bari bakorera kuri stade, ugasanga hari umurongo ugategereza bakagufasha, batizana flash disk tuguhi report ukayibaha, baturasubira Revenue ubahi report kugira ngo bayikonfirming. Icyo ni igihe ukurikije aho
ni ku bantu muri rusange gufata urugendo uragiye ni service usaba si wewe wenyine uyishaka ariko iyi ngiyo icyo nayikundiye by'umwihariko nakwandarayininga ntakivuga nkanagisubiramo ni support ihari mba nicaye muri office nkababwira ntise aka kantu ko ntakabona neza immediately bakambwira okay uri online yego ndi online bo ubwabo aho yicaye mpita mbona ko arimo kuyikoresha suri ikanyerera uyireba arimo gukora akagufasha final akakubwira ati birakemutse kuko ugasanga birakemutse. Iya mbere washoboraga kwimprima urupapuro kandi urwo rupapuro rukaza ari gato cyane ku buryo classement yayo byabaga bigoye. Ikindi izo mpapuro zahashiraga nk'igihe zigatangira gusibama ugasanga kugira ngo ubone nimero yo kudekararaho biragoye. Ariko iyi ngiyi ikidufasha icyambere dufasha guserva umukiriya vuba kuko akari akambere kubera iyo classement yabyo byadusabaga no gukoresha hard copy tukandika. Ariko iyi ngiyi turemprima neza kandi dufasha no guserva umukiriya vuba dufasha muri classement. Ikindi ntago ipfa gusibika kuko n'urupapuro ruba rugaragara. So this is another America Fernandez avuga ko ikiza cy'iyi systeme ari ikijyanye no gukosora za facture no kwisubiza. Avuga ko mbere byabatwaraga umwanya munini ariko kuri iyi systeme gukosora byoroshye cyane. Urebye zino mashini nshyashya baduhaye zitandukanye n'iza mbere cyane kuko izungu zigaragaza stock umuntu afite zikagufasha no kumenya importation. Wangu iyo importation ije ubasha guhita ko uyibona bitandukanye n'iza mbere kuko iza mbere ntabwo umuntu abasha kubibona hari umuntu yamenya ngo afite stock ingana gutya cyangwa se ngo amenye ubyo acuruza birangana gute. Ngarutse kuri ako kandi ka monthly report ya IBM iyo yabaga itariho ugiye kuri internet iriya web ya IBM ugasanga yenda ntihura n'imibare yacu twabaga twakoze nibyo navugaga wagombaga kujyayo. But today immediately mpita settinga from date to this one ubwo VAT ndi bwishyure hano ndayibona noneho ya igihe iza reportingira nsanga bihura nta kibazo kirimo. Iyi rero ni ntagereranywa kugeza ubu ngubu ntacyo nyishinja ndetse iranamfasha kwaba kumenya stock yanjye ngakora ibintu ndi safe. Report nshatse y'umunsi abo nacuruje abo nagize gute ndabibona bitandukanye na mbere. The first IBM we used to load airtime, you know. Mbabazi Janet aragaragaza ko kuri IBM isanzwe bagomba gushyiramo amayinite kuri sim card ariko ngo kuri ubu buryo bushya bwa IBM siko bimeze. Ati nko kuri IBM ya mbere umuntu yashoboraga kwibagirwa gushyiramo amayinite ntihagire raporo imashini itanga ariko kuri IBM nshya umuntu apfa guhorana gusa internet biba bihagije. Which is not the case with this one. This one, as long as you have internet, that's it. System ubwayo nka software itangirwa ubuntu kubera ko developers bayidukoreye natwe n'inkunga baduhaye. So system nka software tuyitangira ubuntu uyikeneye uwo ari we wese turayimuha ikaba installed cyangwa installé kuri computer ye akayikoresha ku buntu. Kuyikoresha rero ku buntu nta mafaranga bayitanzeho ariko nawe iramufasha muri management ya business ye. Ntabwo babisaba ngo ahicara aho ngaho umunsi kundi ashobora gutekereza izindi nyungu ibindi bimufasha kongera business ye ariko bitamusaba kuba yicaye aho ngaho ko ashobora gukurikirana transactions ze umunsi ku wundi. Bango tufitemo inyungu nibyo abasora abakiriya bacu nabo babifitemo inyungu nibyo ariko uwaba adafite imashini adafite computer mu gihe kizaza we azabasabwa kuba yayigurira nubwo abangaba twatangiranye bo byose twabibahereye ubuntu. Mu gihe ku mashini za IBM zisanzwe iyo habaye ikibazo cya tekinike gituma zidakora neza bisaba kuyijyana ku bazigurisha kugira ngo bayitunganye.
IBM ikoresha software yo ntibisaba kuyigendana kugira ngo bayikore, ahubwo umutekinisiye ayikora atavuye aho ari mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kuri systeme ya mbere byo byari bigoranye, ariko ubu ngubu ubutabazi bwo aho yagira ikibazo cyose agihabwa mu buryo buri remote. Ngira ngo n'abatanze ubuhamya mwabibonye ko babivugaga, ariko kubanze gutanga inyemezabuguzi we abigambiriye akasabwa n'umuguzi ko yayimuha, hakabaho gutinda. Dufite nimero ya call center, nuvuga ngo umuntu yahamagayeho iriya nimero ntago yishyurwa mu by'ukuri, 3004 ntabwo yishyurwa. Ntabwo tubavuga ngo umuntu atera amahane cyane kuko aba n'uburenganzira bwe, ariko anarebye izina ry'iduka akarihamagara agatabwira muri call center, nubwo tahita tumuha igisubiza ako kanya, ariko twaza gukurikirana nyuma yaho. Ariko burya hariya hirya hino mu mujyi ahantu hose mu gihugu tuba tubafite abakozi. Niyo mpamvu dushaka no kuba twabwira umukozi wacu tubonye information kinyaboneka nyaruka aha n'aha hari umukiriya ugize akabazo aha n'aha urebe impamvu.